Shalom, twongeye kubaha ikaze nanone ku isengesho ribohora official. Imana y'amahoro ibahe umugisha mwebwe abakoze subscribe, namwe mutarayikora Imana ibahe umugisha. Abayikoze icyo musabwa no gusangiza ibiganiro cyangwa ino channel abantu benshi, mukadufasha mugakanda share, mugasharinga abantu batandukanye kugira ngo tube umuryango munini cyane, umuryango w'Imana. Imana ibahe umugisha. Nawe utarayikora icyo usabwa no kugomba kuyikora kugira ngo igihe cyose tuje hano kuganira ijambo ry'Imana bikugerereho ku gihe. Niba ari isengesho dushyizeho, nawe isengesho ribashe kugufasha kandi rigufashiriza igihe. Uwiteka rero aguhe umugisha. Duheruka kuganira ku buriganya bw'abadayimoni n'abarozi, ariko ubwo buriganya twagiye tugaragaza ukuntu babucisha mu bitotsi bya nijoro, bakariganya abantu bakabiba umugisha. Rero n'ubundi tuje mu gice cya kabiri, ariko teme yo iravuga ngo itondere ibitotsi usinzira, ubisuzume ubigenzure umenye ibyo ari byo. Ibyo bitotsi usinzira cyangwa ibitotsi ugira ubigenzure, bidashobora guhinduka umuryango w'abadayimoni kwinjirira ubuzima bwawe, kuko bitotsi isi y'umwijima ishobora kubyifashisha bigahinduka umuryango w'abadayimoni cyangwa w'abarozi muri cya gihe uryamyemo, ukaba ariho bagufatira, akaba ariho bagutwarira, ugasanga utwariwe mu bitotsi mu isi y'umwuka. Abajura bo mu mwuka bakaba bakwiba ubwawe, bakaba bakwiba ubugingo bwawe, bakaba bakwiba imigisha yawe, bakaba bakwiba amagara yawe, binjiriye mu muryango witwa ibitotsi. Reka tubanze dusenge. Mana, tugwaye ikaze muri uyu mwanya, ngwino urusheho guhishura byinshi muri iri jambo, ngwino urusheho kutwigisha, ngwino urusheho kuduhugura mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, ngwino urusheho kuduha ubumenyi bukwiye mu by'umwuka. Katika jina la Yesu wanesheje urupfu n'ikuzimu, buri wese uje hano ku isengesho ribohora ahabwa umugisha kandi yunguka ubwenge. Wavuze yuko mu minsi y'imperuka ubwenge bwa benshi buzagwira. Natwe nk'abakwizera Yesu Kristo bakumenye, duhe kugwiza ubwenge mu by'umwuka, duhe kugwiza ubwenge mu byo ubwami bwawe, duhe kugwiza ubwenge bw'ijambo ryawe, duhe kugwiza ubwenge bwo guhishurirwa ibibaho byose, ndetse n'uburyo bwo tubasha guhagarika ibibaho byatubaho bibi tutabishaka. Duhe ubwenge bwo guhagarika imirimo y'abadayimoni, duhe ubwenge bwo gusenya ibikorwa by'abarozi, duhe ubwenge bwo gusenya ibikorwa bya Satani, duhe ubwenge bwo kubaka ubwami bwawe. Ngaho rero ngo nuduhishurire byinshi muri iri jambo, kandi buri wese uje hano kuri uyu muyoboro ufungura amatwi ye y'umwuka mu izina rya Yesu Kristo, ndetse umutima we ubashe kwakira no gusobanukirwa icyo uvugana n'ubugingo bwe mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho reka ijambo rya rihindukira umucyo, abantu bose baza hano ku isengesho ribohora official, ni mu izina ry'uwambwe gapfa kazuka dusabye twizeye, amen. Yesu yaravuze ngo ntawe uzamukurikira uzagendera mu mwijima na hato. Yashatse kuvuga iki? Iyo tuvuga umwijima ni ukutamenya, ni ubujiji, ni ukudasobanukirwa, ni ukugwirirwa n'ibintu, ukabona ibintu bikugwirira ariko ntumenye inkomoko yabyo, ntumenye uko byaje naho byaturutse. Yesu rero ntabwo ashaka ko ugendera mu mwijima, ashaka kugendera mu mucyo. Ijambo rye rero yaduhaye ni ijambo ritubera umucyo, ritubera itabaza, ritumurikira ku manywa na nijoro, rigatuma twisobanukirwa abo turi bo, tukisobanukirwa abo turi bo mu mwuka n'abo turi bo mu mubiri. Ndetse ijambo ry'Imana rituma tubasha kumenya ibitubaho
tutiriwe tujya gushakisha abaduhanurira cyangwa se ababitubwira. Iyo usenga Imana y'ukuri iraza ikaguhishurira ibikubaho, ikaguhishurira iba ku isi kuri rusange, ndetse ikakwereka n'inkomoko y'aho bituruka, ikaguha n'ubwenge n'imbaraga zo gusenga kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Atari ibyo, Satani yagutsindisha uburiganya bwe. Iyo utaravumbura uburiganya bwa Satani yagutsinda. Afite uburiganya bwinshi n'ubucakura bwinshi, yagutsindisha ubucakura bwe n'uburiganya bwe. Reka rero uyu nkuko twari tuvuze yuko turimo turavuga ku kintu kijyanye n'ibitotsi, tuvuga ngo itondere ibitotsi, usinzira ibyo ari byo birebe, udasanga ibitotsi byawe byarabaye umuryango abarozi binjiriramo, cyangwa se umuryango abadayimoni baprofeteramo bakakwinjirira mu bitotsi, bakagutwarira mu bitotsi, ugasanga mu isi y'umwijima niho ujyanwa binjiriye mu muryango witwa ibitotsi. Bityo rero nuza kubona ibingibi kubaho, urasabwa gusenga kugira ngo ibitotsi ubona bitari ibitotsi by'umugisha, cyangwa se bimwe mu bitotsi ushobora gusanga Satani yarigaruriye icyo gice cy'ibitotsi byawe, bitotsi yarabigize nk'umuryango we, cyangwa abarozi barabigize nk'umuryango wabo. Uraza gufata umwanya wo gusenga ubohoza ibitotsi byawe, byambure Satani n'abarozi, wikure mu maboko y'abadayimoni. Noneho reka dusome ijambo ry'Imana. Ubundi ijambo ibitotsi riboneka muri Bibiliya inshuro 12. Ibitotsi biboneka muri Bibiliya inshuro 12. Nanone kandi ijambo gusinzira rikaboneka muri Bibiliya inshuro 9. Ariko reka duratangirire ku gusinzira, itangira igice cya 2:21. Haravuga hati: Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura. Uwiteka Imana isinziriza umuntu ubuticura. Itangirira igice cya 2:21 handitse ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura arasinzira. Imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Reka tugarukire aho ngaho. Urumvise ijambo ratuvuga ngo Uwiteka Imana isinziriza umuntu buticura arasinzira. Kumbe hano turabona ko ushobora gusinzira ariko hari uguteye gusinzira. Hano nicyo Bibiliya itwereka. Ibitotsi bya Adamu ntabwo byaje ari ibitotsi bisanzwe. Ibitotsi by'uyu muntu Adamu ntabwo byari ibitotsi bisanzwe, ahubwo byari bifite aho biturutse. Uwo byari biturutseho rero byari biturutse ku Muremyi nyirizina, kuko mvise yuko Umuremyi we ku giti cye ari we witwa Imana Rurema, ngo imusinziriza ubuticura. Nyuma yo gusinzirizwa ubuticura ngo nawe arasinzira. Aha ushobora kubona ko mu isi y'umwuka ushobora gusinzira cyangwa ushobora gusinzirizwa nawe ugasinzira. Nicyo hano ijambo ritwereka. Mu mwuka ushobora gusinzirizwa, wamara gusinzirizwa ntabwo ari wowe wisinzirije ubwawe, s'il vous plaît. Ntabwo Adamu yisinzirije ubwe, ahubwo ijambo riravuze ngo asinzirizwa ubuticura, ngo nawe arasinzira. Kuko mu mwuka hari aho udashobora kugira ubwigenge bwose bwawe bwite, ngo ugire ubushobozi bwo kwishakamo ibitotsi cyangwa ugire ubushobozi bwo kubikumira ngo bikunde. Uzabikora rimwe, ubikore kabiri, ubikore gatatu, ubundi usange biranze.
rero hano Adamu we yisanze afatwa n'ibitotsi, ariko ibitotsi hari uwari bimuteye, ni Imana yari bimuteye. Noneho kuko Imana rero yari bimuteye imusinzirije, nawe arasinzira. Muri cya gihe asinziriye ubonye ko hari ikintu cyahise kimukorerwaho. Icyamukoreweho nta kindi mu gusinzira kwe, Imana yahise imusatura imukuramo urubavu. Aho ikuye urubavu yahise ikora operation ihita imukuramo urubavu, aho ikuye urubavu ihita hashira inyama. Aha hakakwigisha yuko mu gusinzira kwawe, mu gice cya Satani, mu gice cy'abarozi, bashobora kugufatirana muri bitotsi byawe, bashobora kugufatirana mu bitotsi byawe byabaye byinshi, bya bindi byafashe ubwenge, byatwaye ubwonko, bya bindi utanashobora kuroteramo, basi ngo unarote ubone ikiri kujya imbere igihe usinziriye. Muri bya bitotsi byawe byinshi bagahita bagufatirana, bakagutwara inyenyeri, bakagutwara umugisha, cyangwa bakaba bagutwara imwe mu nyama y'umubiri wawe, bakaza bakagushiramo umudayimoni. Nk'uko Imana ubwayo mu buhangange bwayo yakuyemo n'umugabo runo rubavu, yamara gukuramo urubavu n'umuntu ikarujyana aho yavanye urubavu ikahashyira inyama. Ntabwo ndi kugereranya Imana na Satani. Imana irihariye, ifite imbaraga, ifite ubutware n'ububasha n'ubushobozi, ni igihangange. Gusa mu rundi ruhande Satani ajya abashaka kwigana Imana. Abana b'umwijima bajya mu buriganya bwabo bwo gushaka kugira nabi. Imana y'ibyo ikora ibikora igirira neza abantu. Imana ibyo ikora ibikora igira ngo izanira abantu ibibazanira umunezero, ibibazanira ibyishimo. Adamu mu kuvanwa mu rubavu rwe, Imana yari igamije ngo irumuremeremo umufasha, umugore ugomba gufasha ubuzima bwe, kuko ni umuntu wari wamukuwemo. None Satani mu ruhande rw'Imana yashaka kugira ngo inezeze Adamu. Mu ruhande rwa Satani icyo Imana yamishuriye we akora, agikora agamije kubabaza abantu, agikora agamije gusenya imibereho yabo n'ubuzima bwabo. Abarozi babikora bagamije konona bo mu isi, abadayimoni babikora bagamije konona bo mu isi. Bashobora kugufatirana mu bitotsi bakagutera ibitotsi byabo bwite, ugasinzirizwa n'ibitotsi bikomoka ku badayimoni, ugasinzirizwa n'ibitotsi bikomoka ku mbaraga z'abarozi. None ibitotsi bikomoka ku mbaraga z'abarozi nabyo ndaza kubigaragaza uko biba bikoze, uko biba biteye. Nusanga ibyo bitotsi ubisinzira umenye ngo byararangiye, ibitotsi byawe byahindutse umuryango w'abadayimoni. Mu bwami bw'umwijima waraguraniwe, uhabwa ibitotsi bidaturuka ku Mana, uhabwa ibitotsi bitari bya bindi by'umwimerere, wahawe ibitotsi bikomoka ku mwanzi, ibyo agufatiramo, ibyo akubikiriramo, akinjira ubuzima bwa mu buryo bw'umwuka, ukaza gukanguka utazi icyabaye. Adamu mu ikanguka rye ntiyamenye icyabaye, nyuma Imana nibwo yaje kubimubwira. So nukuvuga ngo rero nawe hari abantu baryama bakabyuka ariko batazi ibyababayeho neza. Gusa nyuma y'iminsi akumva umubiri urimo uragenda uhinduka. Nyuma y'iminsi cyangwa se no muri icyo gitondo akabyuka yumva afite umunaniro mwinshi. Muri bya bitotsi byawe waryamye wasinzira ukabyuka wumva ufite umunaniro, rimwe na rimwe ukumva wakongera gute, wakongera ukisubira mu buriri ukaryama. Kubera iki? Mu isi y'umwuka winjiriwe mu bitotsi, bafata wowe w'imbere, batwara n'ubwenge bwawe, barabucuramisha, babukoreraho ubufindo,
barabuvuyanga. Bamaze kubuvuyanga baragenda. Ukangutse wumva umutwe uraremereye, ukangutse wumva mu mutwe ni nkaho uri kumva wikoreye ikintu nawe utasobanura. Rimwe na rimwe ukumva ntufite ubushobozi bwo gutekereza neza. Ukangutse usanga mu nda hari ibintu birimo biravuga, baguteyemo udusimba, udukoko, ibikoko. Nzagaruka ku nyigisho igaragaza ibikoko, udusimba tw'abarozi, uburyo abarozi bakora ibiremwa by'udukoko, bakaza bagatera udukoko mu mubiri wawe. Inzoka zigashyirwa mu mubiri wawe, cyangwa zikaba zashyirwa mu mubiri wawe ariko z'umwuka. Ibikeri bikaba byashyirwa mu mubiri wawe mu buryo bw'umwuka. Abantu bakaba baza bakaguturamo misukure. Abantu bapfuye bakaza bakakwinjiramo ukabyuka, umubiri wawe wahindutse inzu y'ibidayimoni cyangwa y'imyuka n'udusimbi bitandukanye. Ariko ibyo byose byakorewe mu bitotsi, babitishije mu bitotsi byawe usinziriye. Noneho rero no kubibona ntiwabibona. Iyo tuvuga buriya kurota ni ukubona. Abantu murota mujye mushimira Imana, kuko buriya iyo uryamye ugasinzira ukarota, kabone niyo zaba ari inzozi mbi, wowe amaso yawe ababona. Birafasha kuko iri umuntu umaze gusobanukirwa isi y'umwuka, wibuka bya bindi wabonye. Noneho ugashaka kumenya ibyo ari byo. Washaka kumenya ibyo ari byo wabihishurirwa, wasenga ugasanga uburijemo ya mirimo abana b'umwijima bari bakoze ku buzima bwawe. Ariko ku bantu mutarota, mugasanga mwasinzirijwe muri ubwo buryo, wowe ukabyuka ukumva umubiri wawe urananiwe, umeze nk'uwahondaguwe, ukumva warushye, kumva ntushaka no kubyuka, ukumva uri kwiyumvira, ukumva wakwigumira mu buriri, ujye umenya ngo kabaye. Ibyo bitotsi uba wasinziriye biba ari ibitotsi by'ibikorano, biba ari ibitotsi by'imbaraga za Satani byoherejwe muri wowe. Kandi igihe ibyo bitotsi wabigize, ujye umenya ngo hari icyo bakwibye, batwaye, hari n'icyo bagusigiye, hari icyo baba bakwibye mu mwuka bakagusigira ibyabo. Hahandi icyo bibye bahashyira ubudayimoni. Niba bakwibye ukuboko kwiza bagusigira imikoshi, niba bakwibye igikundiro bagusigamo dayimoni y'icyangiro, niba bagukuyemo imbaraga zo gusenga bahita bagushyiramo umudayimoni uzatuma ugira intege nke zo gusenga. Niba bakwibye bakagukuramo ubushake bwo gusoma ijambo ry'Imana, bagushyiramo dayimoni izinukwa gusoma ijambo ry'Imana. Biterwa n'imbaraga zaguteye n'abakurwana n'abaguhiga, icyo babonye cy'ingenzi bagomba kukwambura. Dukomeje rero tugasoma, kadukomeze dusome wumve iby'iri jambo. Ndagira ngo dukomeze dusome wumve iby'iri jambo. Tubonye ugukora kw'Imana isinziriza uriya muntu ubuticura. Isinziriza umuntu buticura. Nubona wasinziriye ibitotsi nyine nk'ibyo ngibyo, ugasinzira ibitotsi biriya tubonye, ujye ugira amakenga, wibaza uti ibi bitotsi bibi nasinziriye ku buryo nabasha kwicura n'ibitotsi bwoko ki? Ujye ugira amakenga igihe wasinziriye ibitotsi byinshi cyane, bya bindi wasanze nta no kwicura kwabayeho. Ujye ugira amakenga, hanyuma ubyuke, wigenzure, wisuzume, urebe n'iki cyabaye. Hanyuma ufata ingamba zo gusenga, ufata ingamba zo kugira icyo ukora. Nutagira icyo ukora, tiyari wowe uzisanga neza
hari n'abantu usanga bakoreshwa muri icyo gihe cya nijoro bitewe n'ibitotsi bagira, ugasanga barakoreshwa ntibazi ko bakoreshwa, ugasanga barakoreshwa nyine muri ibyo bihe byabo neza neza, ugasanga barakoreshwa pe, ugasanga umuntu arakoreshwa atabizi ko akoreshwa. Reka dusome nanone iki cyanditswe. turacyagaragaza impamvu yo gusinzira. Ahangaha tubonye ko umuntu ashobora gusinzirizwa n'isi y'umwuka ku mpande zombi. Imana yagusinziriza uticura, ikagira ibyo ikora mu buzima bwawe, n'abadayimoni na satani n'abarozi bashobora kugusinziriza bagambiriye kukwiba. Icyo nicyo tubonye. Ariko dusomye ahangaha rero mu bami ba mbere igice cya 19 n'umurongo wa 5, abami ba mbere igice cya 19 n'umurongo wa 5, ngo reka duhere ku murongo wa 4 wa 3, ngo Eliya byumvise atyo arahaguruka arahunga ngo yikize ajya. Ariko reka duhere ku murongo wa 2, ngo Hezabeli ahera ko atuma intumwa kuri Eliya aramubwira ati ubugingo bwawe nintabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe Imana zizabimpore ndetse bikabije. Eliya byumvise atyo arahaguruka arahunga ngo yikize ajya i Berishiba y'Ubuyuda, abariho asiga umugaragu we. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba, ahageze yicara munsi y'igiti cy'umumeretumu yisabira gupfa ati Uwiteka ndarambiwe, icyabimara nuko wakuraho ubugingo bwanjye kuko ntaruta basogokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi icyo giti cy'umumeretumu arasinzira. Agisinziriye marayika araza mukoraho aramubwira ati byukuriye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri mu musego we, ararya aranywa arongera ariryamira. Marayika w'Iteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byukuriye kuko urugendo ari runini kandi rugukomereye. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, wumvise ko na Eliya ugenzuye tubonye ibitotsi bya mbere byasinzirijwe Adamu asinzirizwa n'Imana imutera ibitotsi, nawe biramufata asinzira ubuticura bamukura mu rubavu. None turabona nanone ibitotsi bya Eliya. Ibya Eliya byatewe n'iki? Ibi bitotsi bya Eliya byo byatewe n'umunaniro w'urugendo yakoze. Wumvise ko yakoze urugendo rw'umunsi wose mu ishyamba ari guhunga umugore witwa Yezebeli kugira ngo akize ubugingo bwe atabwica. Ariko umugore witwa Yezebeli yari yakoze indahiro, aramurahirira aramubwira ngo ubugingo bwawe nintabuhwanya n'ubwabo wishe ejo nk'iki gihe ngo Imana zizabimpore. Iyo ndahirira agenda icumita mu mutima wa Eliya. Jambo ni ikintu gikomeye. Iryo jambo Yezebeli, kuko Yezebeli yari umurozi, mu kanwa ka kirozi rero iyo kavuga amagambo agasohokamo aba ameze nk'umwambi, aba ameze ntabwo aba ari amagambo asanzwe, ni amagambo agenda agahita acengera mu bugingo bw'umuntu. Niko mu ruhande rwacu natwe abakozi b'Imana, ab'Imana yahamagaye, abo yatoranyije, amagambo ava mu kanwa kacu ntabwo ari amagambo asanzwe, aba ameze aba ari inkota, aba ari umuriro. So noneho ngarutse rero ku magambo yavuye muri Yezebeli, yaragiye acengera mu bugingo bwande, mu bugingo bwa Eliya. Eliya ashya ubwoba, tangira guhunga. Mu ihunga rye urumva ko yakoze urugendo rurerure cyane rw'umunsi wose ngo agenda n'amaguru mu ishyamba. Ariko ageze munsi y'igiti cy'umumeretumu, ageze munsi y'iki giti cy'umumeretumu, munsi y'igiti cy'umumeretumu, ngo ararya avuga aya magambo. Wumva ukuntu yabanje kuvuga aya magambo, ngo ariko aragiye ngo yicara munsi y'igiti cy'umumeretumu yisabira gupfa ati Uwiteka ndarambiwe, akibimara icyabimara
nuko wakuraho ubugingo bwanjye kuko ntaruta basogokuruza ubwiza. Wibuke ko hari uwamuhigiye gupfa amutongereye urupfu. Urumva ko urupfu rwahise rwinjira muri wa muntu, rwahise rwinjira muri Eliya. Nawe yumva atangiye kubishaka, yumva atangiye kubaho ntacyo bikimumariye. Yumva yuko nibura abasogokuru be bapfuye, ahari ntacyo abarusha, icyabimara ari uko nawe yakwipfira akabasanga. Amaze kuvuga gutyo rero ko arambiwe, niki yakoze? Ijambo rirambwira ngo yahise aryama munsi y'icyo giti cy'umuretumu arasinzira. Aha yasinzirijwe n'iki? Aha yasinzirijwe n'umutima urushye urambiwe, yongera gusinzirizwa n'umubiri nanone wari warushye nawe ubwawo. Bivuga ngo hari igitotsi gishobora kuza kikatuma, ariko iki gitotsi nacyo gisesenguye cyakomotse ku mutongero, kuko umutongero wa Yezebeli yatongereye Eliya wamugendesheje urugendo rurerure mu ishyamba ry'umunsi wose, mu ishyamba. Mu kumugendesha urwo rugendo rw'umunsi wose mu ishyamba, Eliya kuko umubiri we wari unaniwe, yumva n'umutima urananiwe, byose binanirirwa icyarimwe. Mu kunanirwa icyarimwe mwumvise amagambo yavuze ngo ararambiwe, icyabimara nuko yapfa agasanga abasogokuru biwe. Noneho muri uko kuryama rero yahise asinzira. Mu gusinzira ngo marayika w'Uwiteka araza amukoraho aramubwira ati byuka urye. Bishoboka ko uyu mumarayika yataza kumukangura, hari imbaraga zindi zari kumufatirana mu bitotsi bye. Nuko Imana yamutabaye igahita yohereza marayika direct, agahita marayika akamukangura. Iyo marayika atamukangura, hari ibindi biremwa byari kuza. Hari umugore Yezebeli w'umurozi yagombaga kuza mu mwuka akaba yamufatirana, ariko Imana iri muwayi, Mungu wa mbinguni ari muwayi, akagiza marayika kajya kwake na marayika akamuamusha. Imana yaratanguranwe, yohereza marayika wayo araza akangura Elisha. Maze gukangura Elisha amuzanira amazi mu gacuma n'umutsima, agati byukurye komeza urugendo. Byukurye ngo aramubwira ngo nuko yirya agisinzire, marayika araza amukoraho aramubwira ati byukurye. Agisinzira ijuru ryahise rimutanguranwa, ntabwo ryemeye ko icyo gitotsi gikomotse ku mbaraga z'umurozi, ariko kandi izo mbaraga arizo zari zateye kunanirwa k'umukozi w'Imana, arizo zari zateye kurambirwa k'umutima w'umukozi w'Imana, kuko nizo zari zimusunikiye ibyo bitotsi. Kuko umutima wari wamaze kurambirwa, muri uko kurambirwa hari hishwemo ibitotsi by'imbaraga za kirozi. None mu gusinzira rero marayika w'Umwami Imana amutanguranwa, agisinzira ahita amukoraho aramubwira ati byukurye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma n'amazi biri ku musego, ararya aranywa. Ngo arongera ariryamira, bya bindi wumvise twavuze tuvuga, yarongera ariryamira nanone. Kuko mu mubiri icyambere bari bamaze ko uriya murozi yahise buri nani Yezebeli akimwaturira ariya jambo mu isi y'umwuka. Abadayimoni ubundi bakurikirana umutongero biturutse ku muntu urekuweho umutongero. Imyuka mibi ikagenda igakurikirana wa mutongero, umutongero ukagenda ugahinduka igikorwa ku muntu. So nukuvuga ngo rero iki nicyo cyari cyabaye kuri Eliya, ngo yongeye kuryama nanone nubwo marayika yaramukanguye. Ariko ngo amaze kuryama, amaze kongera kwiryamira nanone, ngo arongera ariryamira, ngo marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri
uyu mugabo yari afite igikundiro kidasanzwe. Ngo marayika w'Uwiteka yamugarutseho bwa kangahe? Ubwa kabiri. Amukora amuga ati byuka urye kuko urugendo ari runini rugukomereye. Imana yarebaga urugendo rumuri imbere kabona rukiri rurerure. Nakomeza kuryama imbaraga z'abadayimoni ziramufatirana. Umwuka wa Yezebeli uramwicira muri ibyo bitotsi. Umwuka wa Yezebeli uramwiba. Iki cyatumye Imana itwara Eliya imbere y'igihe kugira ngo Yezebeli atamutwara akamwiba. Imana niyo yamwitwariye. So nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ngarutse rero ku bwawe nakwerekaga ibitotsi bikubye bikorano bicurwa mu isi y'abadayimoni. Ibitotsi biza bigatuma umutima wawe urambirwa, kumva ucitse intege. Umutima ukumva wacitse intege, watentebutse mu mutima ukumva warambiwe, agahinda ni kenshi akababaro ni kenshi, n'umubiri ukirambirwa, ubwawe ukumva uriyanze. Ntuzajya ufatwa n'ibitotsi, ujye umenya ngo ibyo bitotsi ni iby'ibikorano, ni iby'abadayimoni. Imana itagufatiranye ngo igukingire, ntugukangure hakiri kare, cyangwa yanagukangura ukongera ukaryama. Hari abantu baryama bagisinzira, Imana ikabakangura ikagukangurira kugira ngo usenge ukongera ukaryama. Ntusenge, ibizajya bikubaho ntukarenganye Imana. Marayika aba yagukanguye ariko ukongera nawe ukaryama nanone. Marayika yagukanguye. Igihe wagira ubuntu bw'uko marayika agukanguye, byuka utangire gusenga kuko urugendo ni rurerure rukuganisha mu masezerano. Urugendo uracyari rurerure rukuganisha mu by'Imana yakuvuzeho. Igihe warusinzirijwe ugasanga urakanguwe, ujye uhita usenga mu izina rya Yesu. Wangaje isengesho. Ntabwo ari igihe cyo kujya ku mbuga nkoranyambaga igihe ukangutse. Ntabwo ari igihe cyo kujya ku bindi bintu ngo ugikanguka. Uba ugomba guhita usenga. Imana amahoro ikugire neza. Reka dusoreze muri iri jambo. Reka dusoreze muri iri jambo. Hanyuma ni ijambo tubona muri Zaburi igice cya 13. Hanyuma duhite dusoza. Zaburi igice cya 13. Ni isengesho rya Dawidi. Kuva ku murongo wa 2 atangira avuga ngo Uwiteka uzageza he kunyibagirwa iteka ryose? Uzageza he kunyima amaso? Nzageza he kwigira inama? Mfite agahinda mu mutima wanjye uko bukeye. Umwanzi wanjye azageza he gushyirwa hejuru yanjye? Uwiteka Mana yanjye, birebe unsubize. Hwejesha amaso yanjye kugira ngo ne gusinzira ibitotsi by'urupfu. Umwanzi wanjye ye kuvuga ati ndamunesheje. Abanteraga be kwishimira kunyeganyega kwanje. Uyu ni Dawidi wumvise mu isengesho rye nyuma yuko umutima wari ufite agahinda, umutima we wari ufite akababaro. Yarebaga abanzi be akabona bari gushyirwa hejuru y'ubuzima bwe, akabona ni nkaho bari kugenda bagwiza imbaraga, baragwiza ubutunzi, baragwiza icyubahiro, baragwiza gukomera. We akibona ari hasi y'abanzi be n'ababisha be. Noneho niko kubwira Imana ngo Uwiteka Mana yanjye, kuko yaranirebaga avuga ngo uzageza ryari kunyibagirwa? Uzageza ryari kunyima amaso? Ese nzageza he kwigira inama? Yari yabuze n'inama, yigiraga inama ngo mfite agahinda mu mutima wanjye kuko uko bukeye umwanzi wanjye azageza he gushyirwa hejuru yanjye. Yabonaga umwanzi w'umurwanya ari hejuru yiwe cyane. Niko kuvuga ngo Uwiteka Mana yanjye, birebe unsubize. Komeza yakoreraga mu mwuka wo kwinginga, abwira Imana, Mana birebe unsubize. Hwejesha amaso yanjye kugira ngo ne gusinzira ibitotsi by'urupfu. Yarazi ko hari ibitotsi by'urupfu abantu basinzira. Asaba Imana kugira ngo ihejeshe amaso ye ye gusinzira ibitotsi by'urupfu. Hari abantu musinzirizwa ibitotsi by'urupfu mukananirwa kureba no kubona. Uwiteka kurinde ibitotsi by'urupfu. Uwiteka uhejeshe amaso yawe mu izina rya Yesu, ahe kubona amaso yawe
ahwejesha amaso yawe, akurinde gusinzira ibitotsi by'urupfu, ibitotsi wibirirwamo umugisha, ibitotsi wahindurirwamo ingingo, ukabyuka warwaye wari muzima, bafashe amara yawe, bafashe igifu, bafashe zimwe mu nyama cyangwa zimwe mu ngingo z'umubiri wawe. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo izo ngingo bakwibira mu bitotsi, ubwo bukene baguteza bakoresheje babucishije mu bitotsi, izo ntege nk'ubwo bute n'ubwo bunebwe bacisha mu bitotsi, ibyo bitotsi by'urupfu Imana ibikwambure mu izina rya Yesu. Mu mwuka, niba ibitotsi byari byarahindutse umuryango ukuganisha mu rupfu, umuryango ukuganisha mu rupfu rwa destination yawe, niba ibitotsi byawe byari byarahindutse umuryango ukuganisha mu rupfu rw'imibereho, niba ibitotsi byawe byarahindutse umuryango w'abadayimoni bica impano zawe, bakica umuhamagaro, bakica icyerekezo cyawe, bakica ubwenge, bakica buri kimwe cyose, ndagusengera kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo ibitotsi byawe uyu munsi Uwiteka bicungure, uyu munsi bicungurwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zigira ikintu gikuzikora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, ugira amahoro, ugubwe neza muri byose. Wari utarakanda subscribe, ntugende utayikanze. Ubuntu bw'Imana bubane nawe, imbabazi z'Imana zikomeye iteka ryose. Shalom shalom.